bana duhuriye ku murongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka nongere ngushimire uburyo watanze umwanya wo kugira ngo tuganire hamwe ijambo ry'Imana. Reka nongere nkwibutse yuko uwo muri kumwe mugiye kubana yitwa Kayishema Joel. Ubushize twarebeye hamwe ikiganiro cyaturarikiraga kugira ngo twinjire mu irembo rifunganye. Sino kuryinjiramo gusa, twabonye ko Kristo yavuze ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Kandi tubona ko ari cyo isi ikeneye cyane muri iki gihe kuruta ibindi byose. Nubwo abantu bakeneye amafaranga, nubwo twese dukeneye ubutunzi, dukeneye imyanya myiza, ariko Yesu yaravuze ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ibindi bizaze nyuma. Uyu munsi rero tugiye noneho kureba inzira ebyiri zibangikanye. Reka mbere yuko dukomeza mu ijambo ry'Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Muremyi w'ijuru n'isi, turagushimira uburyo wongeye kurinda abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa ndetse n'abana bato, tukatugiza amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Mwayimana, hari benshi amaze kubura ubuzima bwabo muri iki gihe. Twebwe kuba tukiriho duhumeka n'ubuntu bwawe, ni imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Mwayimana, tubashishe guha agaciro ibyiza dukorera, maze natwe Nyagasani tunyure mu nzira utuyobora, kuko gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Inzira ebyiri zibangikanye. Izi nzira ni inzira rimwe na rimwe zisaba ubwitonzi cyane, kandi ntabwo amaherezo y'izo nzira ari amwe. Nubwo abantu bashobora kubona ko zegeranye, imwe ikaba iri hafi y'indi, ariko amaherezo ya buri nzira ntabwo ari amwe n'ayindi. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Mbese aratubwira ngo iki? Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari. Iyi ni Bibiliya yera ndi gukoresha. N'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Umurongo wa 14, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ahari iyi ngiyi ni ingeri ya Bibiliya yera. Hari n'ingeri ya Bibiliya ijambo ry'Imana. Ese yo iratubwira ngo iki? Umurongo wa 13, mwinjire mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari n'inzira ya gihogera bijyana abantu kurimbuka, kandi abahanyura ni benshi. Umurongo wa 14, naho irembo ry'impatanwa n'inzira ifunganye nibyo bigeza ku bugingo buhoraho, kandi ababinyuramo ni bake. Ngira ngo izi ngeri zombi zidufashije kumva neza icyo uyu murongo ushaka kutubwira. Kristo we yaravuze ati mwitonde, hari inzira ebyiri. Inzira nyamugari, inzira ya gihogera icamo abantu benshi. Iyo nzira nta kondisiyo, ntacyo umuntu asabwa kwigomwa, ntacyo umuntu asabwa kuba yareka. Abantu bose banyuramo. Umva, waba wikoreye akabati uragakomezanya, waba ufite imizigo imeze turabikomezanya, ibintu byose. Hari abantu rero ni ikintu gitangaje. Tekereza ko wabona umuntu ashaka kugira ngo ashyire igitanda ku ngorofani akagitambikaho. Tuvuga yuko icyo gitanda avuga ati ndashaka kukinjiza mu nzu, agashaka uburyo bwose agomba kukinjiza mu nzu ari gusunika n'ingorofani. Mbese byashoboka? Ariko mu nzira y'igihogera, kubera ko itegeranye, birashoboka rwose umuntu agahita yinjira n'ibyo afite byose. Yesu ati mu nzira ifunganye, iryo jambo kuba ifunganye ari impatanwa, birasaba yuko ugomba kwitoza no kwitondera uburyo urayicamo. Mu gihe cya Yohana, abantu bo mu nzego zitandukanye bashatse kumenya uburyo nabo banyura muri iyo nzira. Mu bantu bamusanze bari barimo abayobozi, hari harimo abashinzwe umutekano, hari harimo abashinzwe kwaka imisoro. Abo bantu bamubaza ibibazo bitandukanye, bavuga bati ibijyanye n'ubugingo, inzira igana ku gakiza, inzira izatuma abantu bagera mu ijuru, twayinyuramo dute? Mbese igikenewe ni iki? Maze bamusanga kuri Yorodani aho yabatirizaga, bagenda ari igihiriri, ariko umuntu wese yararanye umugambi, yararanye igitekerezo. Niba hariho n'ababanje kubijya mu inama ntiwamenya, ariko biri kitubwira nuko bamubajije ari ibyiciro bitandukanye. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza wa 14, abantu baramubaza bati none se tugire dute? Umurongo wa 11 arabasubiza ati ufite imyenda ibiri, umwe awuhuta ufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. Umurongo wa 12, n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati mwigisha tugire dute? Urumva umuntu wese afite ikibazo. Ababanje kumbaza bwa mbere yababwiye ati mwebweho nzi yuko mufite ibibahagije, mufite n'ibyabasagutse, nimugende mufasha abandi.
noneho abakurikiyeho baramubwira bati twebwe turabakoresha b'ikoro. Burya abantu bariranga n'imirimo bakora. Nabo barangije baravuga ati nubwo tuje kubatizwa ariko se tugire dute, ikindi twakora ni iki? Umurongo wa 13 arabasubiza ati ntimukaka abantu ibiruta ibyo mwategetswe, kuko nubwo waba uje ukinjira mu itorero, nubwo waba ubatijwe, ariko ntabwo biravuga ngo imirimo urabura gukomeza gukora imirimo, kuko muri ako kazi, muri iyo mirimo ukora, ugomba kugaragazamo Imana wemeye, ugomba kugaragazamo umucyo wakuviriye, ukagaragaza yuko wavuye mu mwijima ageze mu mucyo w'itangaza. Noneho reka turebe n'abashinzwe umutekano, abasirikari. Ahari bari abasirikari ariko bashobora kuba bari bahagarariye n'abandi n'abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano batandukanye. Noneho nabo mwumve ikintu bavuze ku murongo wa 14. N'abasirikari nabo baramubaza bati natwe tugire dute? Kuko urumva niba yagiye asubiza abandi ntabwo basubirira yaho, aravuga ati biya byose abandi turumva bashubije, natwe dufashe, dufite ikibazo, natwe tugire dute? Arabasubiza ati ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Yohana amurikiwe n'umwuka w'Imana yabashije kubona buri muntu wese icyo akeneye. Arangije arabwira ati ibihembo byanyu bibanyure. Nuvuga ngo abangaba bari bahagarariye abandi bose bo mu isi yose bashinzwe umutekano. Yohana aravuga ati muramenye ntimukarenganya abaturage. Maze Yohana aba bantu ko ari ibyiciro bitatu yagaragaje ko abantu bagomba kugira ubuntu. Niba ufite icyurusha abandi, dore muri iki gihe ni igihe duhanganye na coronavirus imaze kuyogoza isi, hirya no hino abantu bari mu mazu, abantu barakingiranye, imirimo yarahagaze, ugasanga hari abafite iby'umurengera, abandi ntacyo bafite. Hari umuntu uri kurya agasagura akanabimena, abandi barashonje. Hari abantu bafite imyambaro ushobora no kumara umwambaro atarawugarukaho, afite imyenda hinduranya. Undi we akaba yarabuze n'umwambaro umwe yakwambara byibuze ngo agenda awumesa yongera azawusubiremo. Yohana abo yarababonye, arangije aravuga ati afite ibibasaze, abo ngabo mugomba kugenda mugaha batabifite, nabo mukamenya ko ari abantu Imana yaremye. Muriho kugira ngo mubabere amaboko, muriho kugira ngo mubabere igisubizo, muriho kugira ngo mubabere maso, muriho kugira ngo mubunganire. Burya nabo ntako baba batagize, ariko ntibabigereho, ntibabibone. Niba hari icyo barusha rero bafashe. Noneho abandi tubonye niba ari abashinzwe umutekano, nababwiye ati muramenye rwose ntimugahohotera abandi, inshingano ufite, ubuyobozi ufite. Ese niba yarabwiye abashinzwe umutekano, wowe umwanya urimo ubuyobozi, uwo mwanya wawe ni wo gutuma ukandamiza abandi, cyangwa wagombye kuba uwo kubakemurira ibibazo no kubunganira, ndetse n'ab'injiji ba bandi badasobanukiwe ukabayobora ukabunganira. Reka nge shimira rwose, shimire abashinzwe umutekano. Igihe kimwe ujya kubona ukabona mu bihe nk'ibi barimo barafasha abantu, ugasanga umuntu yaramugaye, wenda n'urugero no mu bihe bisanzwe baramufashe kugira ngo yambuke umuhanda imodoka zitamwutaza, ugasanga mu bihe habaye ibiza bitandukanye bagize kwitanga bakajya gufasha abantu kugira ngo badatwara n'amazi, bakagira ubwitange. Reka mbashimira, Imana ibaho umugisha, kubera ko mukiranuka ku nshingano yanyu. Yohana nk'integuza Yesu yagaragaje uburyo abantu bagomba gukiranuka mu nshingano zabo. Arangije abwira abantu bagira umushahara bahabwa ko bagomba kunyurwa nawo, be kuba barusahurira mu nduru ngo usanga avuga ati ngewe ubwo nageze kuri uyu mwanya reka ngerageze gukusanya n'utundi n'utwahariya byose akabitwara. Ubwo si wabukoze iki? Yaravuze ati munyurwe n'igihembo muhabwa. Muntu w'Imana, niba hari ikintu kigora gikomeye n'urugamba rwo gusengera ni ukunyurwa. Mbese iyo ngorane nawe ubwawe yaba yarakugizeho. Reka turebe undi muntu wagize amatsiko ndetse akagira n'ubushake, akumva nawe akwiye kunyura mu nzira ifunganye. Ni umugabo w'umufarisayo witwaga Nikodemu. Nikodemu yari umutware wo mu Bayuda. Noneho uyu nguyu yaravuze ati ngewe nkurikije icyubahiro cyanjye n'ishema ryanjye n'ukuntu nzwi, rwose ntabwo nagenda ngo njye muri bene abaturage ku manywa ngo ujye kubaza ibyanjye. Uyu nguyu yaravuze ati ngewe ntabwo yigeze asanga Yohana Umubatiza, ahubwo yasanze Yesu. Aravuga ati nge nzajya kwibariza Yesu, ariko ntabwo nagenda barya abantu bose birirwa bamwiruka inyuma, barya abantu baba bagendana ngo njye kubaza ibyanjye. Ahubwo ngo arangije kurengera icyubahiro cye n'umwanya arimo, position afite, aravuga ati ngewe nzagenda nijoro. Ariko mu kwitwikira ijoro nuvuga ngo hari ubuhamya yangaga gutanga, yangaga kugaragaza guhinduka kwe, maze yitwikira ijoro. Arangije tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Reka twumve uwo mugabo uburyo yavuze ibya Nikodemu. Nikodemu uyu nguyu mwumva uwo ari we. Hariho umuntu w'umufarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda.
uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yesu hano yahise agenda akora ku kibyimba cya Nikodemu kubera ubwibone, kubera umwanya arimo, kubera no kuvuga ati abantu bazagira ngo iki, yaravuze ati jyewe nzagenda hatabona. Yakubanje gukora iperereza, aravuga ati ariko Yesu arara hehe? Aha nabari nijoro ni arahamenya. Arangije aragenda bwombe, agezeyo nijoro aramubaza ati mwigisha, abanza kumutaka ati rwose burya nta muntu ukugaya, nta nubwo tujya tuguhinyura, nubwo nanjye ndi umuyobozi, ariko tubona ko wavuye ku Mana. Rwose agerageza kumutaka, ariko Yesu arangije abona ikibazo Nikodemu afite, aramubwira ati muntu utabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Umva rero zimwe mu ngingo z'ingenzi zikenewe kugira ngo rya rembo rifunganye abantu baryinjiremo. Nikodemu yagombaga nawe kunyura muri irembo. Noneho Nikodemu arangije ahura n'ihurizo rikomeye, aravuga ati no, ibintu mbwenge simbyumva. Nikodemu aramusubiza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Nubwo umuntu ashobora kuba yarize, akaba afite amashuri rwose, ashobora gufite za PhD, ari doctor, ari umuntu usobanukiwe rwose, ari professor, ariko akaba hari ibyo atazi. Uyu yasanze Yesu nijoro ajya kumubaza. Yesu ati hari icyo ubura, ukeneye kubyarwa ubwa kabiri. Undi ati nabasha kubyarwa nkuze nte? Mbese birashoboka umuntu yabyarwa akuze gute? Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi na mwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu aramwerura aramubwira ati rero inzira ifunganye, rya rembo rifunganye, rimwe Yesu abwira abantu ati mugire umwete wo kwinjiramo. Umuntu agomba kubyarwa akavuka ubwa kabiri. Maze uyu Nikodemu urabona ko byaramugoye, agomba kwitwikira ijoro, ariko nangwa nawe yagize ubwo butwari, byibuze aragenda. Abaceceka se bakaguma hamwe, nibagende bo twababwira ngo iki? Nangwa nawe yagize ubutwari, byibuze aravuga ati byibuze niba kumanywa byarananiye kagenda nijoro. Hariho abantu bananiwe kujya mu rusengero, bananirwa kujyaho ijambo ry'Imana rivugirwa, ariko Imana ishimye yuko byibuze ubasha kubona amahirwe yo kumva iby'Imana, ubyumviye iwawe, ubyumviye ahari mu cyumba cy'iwawe, ubyumviye muri sari wawe, n'ahandi ahari uri mu rugendo, ukaba Imana igize uburyo yongera gushyikira umutima wawe kugira ngo ubwirwe ibyawe. Maze turebe undi muntu, nawe ni umugabo witwa Zakayo. Zakayo we kugira ngo amenye iby'inzira ifunganye, kugira ngo amenye uburyo agomba kwigendamo, byamusabye, nubwo yari umuntu w'umunyacyubahiro, yari umukoresha w'ikoro, ari umuntu uzwi, byamusabye kurira igiti. Mwumva iby'Imana ntabwo ari imikino. Byamusabye kwiyambura icyubahiro afite n'umwanya arimo, we bimusaba ko yurira igiti. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 3 n'uwa 4. Reka dusome ayo magambo uyategera amatwi inshuti, uyumve. Nikodemu tubonye uko byamusabye kwitwikira ijoro, ariko Zakayo we byamusabye kurira igiti. Wenda nahera ku murongo wa mbere kugira ngo byumvikane neza, ndagarukira ku murongo wa 4. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Urumva uyu mugabo yari umukoresha w'ikoro mukuru, nuvuga ngo yari umuyobozi w'abandi, noneho akaba n'umutunzi, yari umuntu ufite ibintu bizwi rwose. Ashaka kureba Yesu. Umva ikintu cyaje muri we, ashaka kureba Yesu, ashaka gusobanukirwa, ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Mu nyumvire rwose, Zakayo ntabwo yavuze ati bohe ndabona afite abantu benshi. Zakayo yashoboye cyane ne Nikodemu. Nikodemu yaravuze ati jye bari abantu sinabajyamo. Noneho we arangije agenda nijoro, ariko Zakayo aravuga ati jyewe nubwo ndi umutunzi, ndi umunyacyubahiro, nzajyayo ari ku manywa. Ahageze asanga hari ikivunge cy'abantu kandi agira ingorane yuko ngo yari mugufi. Arangije aravuga ati jye ngomba kurira igiti. Iki gitekerezo kirashimishije cyane. Zakayo yuriye igiti. Mbese wowe amaherezo yawe zaba yahe? Mbese wowe umugambi wawe ni uwuhe? Mbese ibijyanye n'agakiza ubiha agaciro kangana iki ku buryo wumva utava mu mwanya urimo kugira ngo usobanukirwe n'iby'iri jambo? Imana yatanze igisobanuro cy'ikintu cyose muri iri jambo mu byanditswe byera, kugira ngo umuntu wese, yaba uworoheje, yaba ukomeye, yaba ari umuntu ufite ubumuga, yaba ari utabufite, kuko twese ijambo ry'Imana rirarikira abantu bose. Yesu ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye.
iryo rembo riganisha ku bugingo buhoraho. Ariko abadakeneye uburyo bwo kugira ngo babinyagambure bumve ibintu byose bigomba kwikora, abo ngabo bari mu nzira ya gihogera kandi iganisha abantu kurimbuka. Ni inzira zibangikanye. Ugomba kwitonda kugira ngo niba uri mu nzira ifunganye utirata kuri ba bandi bari hariya, kuko nawe byatuma unyerera gato ukagwa muri ya nzira ya gihogera. Zigende zegeranye. Umuntu w'Imana agomba kuba maso iteka, agahora asenga, yiga ijambo ry'Imana, ashaka uko akura inkomyi mu nzira. Bitari byo ashobora kunyerera. Ni hehe rero dushobora kubona igisubizo cy'ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima? Nta handi ni muri iri jambo. Imana yatanze igisubizo. Imana yatanze urwandiko rugomba kutuyobora kugira ngo haba abashaka kunyura mu nzira ifunganye bamenye uko bagomba kwinyuramo. Ahari wowe biragusaba kugira ubwitange, birasaba kugira ngo ugire ibyemezo ufata bidasanzwe. Ushobora gusekwa, ushobora kugawa n'abantu, bashobora kuvuga bati yataye umurongo, ariko uzi ikiguhagurukije, uzi n'ikintu ugendereye. Muri Yesaya 46 umurongo wa 9 kugeza wa 10, Yesu Kristo itangiro n'iherezo aravuga ati, mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa. Imana rero kubera ko yari izi ko abantu ba none duhanganye n'ibihe bikomeye, abantu bazaba bibona ari abantu badashaka kuva ku izima, Imana yagaragaje yuko tugomba kunyura mu irembo rifunganye. Kandi kunyura mu irembo rifunganye bisaba kwagira ibirekwa, hari ibyo ugomba kuvaho. Niyo mpamvu Yesu yeruye Nikodemo tugomba kubyarwa ubwa kabiri, kandi Zakayo nawe bikaba ngombwa yuko agenda kurira igiti. Imana ibyo byose bigaragaje mu ijambo ryayo. Niryo muyobozi, niryo rigomba kutumurikira mu bihe nk'ibi ngibi. Mwene uwo muntu wemeye kugendera mu ijambo ry'Imana, akemera ko rimuyobora, akemera gusoma ijambo ry'Imana, akemera gusenga, akemera guca bugufi, akava ku kejo, niratana icyubahiro, niratana ubutunzi. Abantu bose tubonye bari abantu bafite ubutunzi, bari abantu bafite imyanya myiza, ariko nabo bumva ko babona ko bakeneye kumenya iby'inzira y'ubugingo. Abo bantu barahagurutse batwara umwanya, batanga igihe. Imana ishimwe ko nabo batanze umwanya wo kugira ngo bumvire ijambo rikiza. Ibyo nibyo bituma tugira uruhare mu gusangiza abandi ibyo Kristo yadukoreye. Niyo ngo iyo wamaze gusobanukirwa n'icyo Kristo yagukoreye, ugira uruhare rwo kuvuga utumva aka gakiza namenye, iyi nzira ifunganye namenye ibyayo, kandi irimo umunezero, irimo amahoro, irimo gutuza, nta bugome burimo, nta nzangano zirimo. Nanjye reka mbwira abandi ibijyanye n'icyo Kristo yankoreye. Yesu Kristo yiteguye kukwakira. Kuva kera twabonye mu byigisho byabanje uburyo Imana yagiye iraharika iyo nzira Kayini yananiwe kuyinyuramo. Iyo nzira ni abantu bo mu gihe cyano bananiwe kunyuramo. Nowa yahamagaye abantu nabwira ati nimuze mwinjire mu nkuge. Babwirwaga kunyura mu nzira ifunganye. Abantu bati we twebwe twibere mu birori, twibere mu minsi mikuru, turi mu bintu byacu bitunejeje bidushimishije. Nowe ibyo uvuga ntabwo tubyumva, ariko nubwo banze kumwumvira ntabwo bari kuzahunga umwuzure. Umwuzure uje nibwo wamenya agaciro k'amagambo Nowa yababwiraga. Witeguye kwakira Yesu Kristo ngo aguhindukire ibyiringiro by'iteka? Witeguye yuko akuyobora mu buzima bwawe bwose, maze iminsi ushigaje yo kubaho utazi uko ingana ikaba iminsi yo guhesha Imana icyubahiro? Yerusalemu tubona yuko yagiraga amarembo atandukanye, ariko muri ayo marembo hari mu irembo ryitwaga iry'intama, ryari irembo ritoya. Yesu Kristo umunsi umwe araza yitegereje abwira abantu ati, rero mbabwire ririya rembo mubona rigiranwa n'inzira ifunganye rwose, nimugira ngo hari uwundi rishushanya, nta wundi. Yesu abisobanura neza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 10:7. Yesu aravuga ati, ni irembo ry'intama. Niyo ngo abashaka kumwakira, abashaka kumwemera bagiranwa n'intama. Intama zumvira, intama zica bugufi, abantu bemera guca bugufi, bemera kwiga ijambo ry'Imana. Yesu ati nimuze ni gerembo, muze munkurikire, munyoboke, munyakire. Ni gerembo, nta handi ubasha kubonera ubugingo, nta handi wanyura ngo ubone agakiza uretse iki nyine. Kandi ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro, riduha amagambo y'ihumure. Mu Byahishuwe igice cya 3:8 Yesu yasobanuye neza ati, dore ngukiza imbere irembo rifunguye, kandi ntawe ubasha kurikinga. Imana irashaka yuko winjira. Ngaho ngwino itange, yegurira umwami Yesu akuyobore. Imana igufashe kugira ngo aho kugenda mu nzira gihogera, kunyura mu nzira ngari ndetse no kubona abantu bishimira mu bibi, reka tunyure mu nzira ifunganye, irembo rifunganye, tugendane n'umwami wacu Yesu Kristo kugeza ubwo tuzataha imuhira. Nibyo ngusabira nanjye nisara mu izina rya Yesu. Dusenge. Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, byiringiro by'umugisha, turagushimye cyane kubwira ijambo tumaze kumva. Mwami Imana, ntacyo utakoze. Uhamagara abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abayobozi n'abayoborwa,
twese ko tugomba guca bugufi tukemera kugendera mu ijambo ryawe. Uwiteka duhe kwiyoroshya rwose, tumenye yuko nta wundi dukeneye uretse wowe. Tumenye yuko ibyawe tubwira ari iby'ukuri kandi ari bituganisha ku bugingo buhoraho, maze tukwiyegurire. Saba umuntu wese aho ari yumvira ijambo ngo umugenderere, umukoreho Mwami Imana, umuhumurize, umuhe amahoro n'imigisha, kandi bidatinze ubwo Kristo azerekanwa tuzamusanganire mu kirere. Niko gusenga Mwami Imana mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.